Nongeye kubasuhuza nanone bakunzi b'Ingenzi TV. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe bikaba bigaragarira mu bikorwa by'ubwicanyi, amagambo y'urwango byayibanjirije, ariko by'umwihariko umugambi wa jenoside uragaragarira mu buryo ubwicanyi bwatangiriye rimwe mu Rwanda. Ubwicanyi gusa bwibasira abatutsi, abana, abakuze, abagore, abarwayi mu bitaro, mu nsengero na za kiliziya n'ahandi. Abateguye jenoside bamaze guhanura indege Habyarimana, Colonel Theoneste Bagosora n'abandi baheza nguni bakoresheje inama z'ubwicanyi, bategeka ko hose mu gihugu hajyaho bariyeri. Muri iryo joro abatutsi batangira kwicwa guhera tariki 7 Mata 1994. Ahantu hatandukanye mu gihugu abatutsi barishwe kugera igihe abicanyi batsindiwe urugamba bagahunga bebifashijwemo n'abafaransa. Abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Juvenal Habyarimana wari kwisunga ryo gutsemba abatutsi muri Kigali. Mu ijoro rya tariki 6 rishyira tariki 7 Mata 1994, nyuma y'ihanurwa n'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana, nibwo interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe wamurindaga batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali no kwica abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho ni ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura abatutsi bari bahungiye muri stade Amahoro i Remera, hafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye minuari. Uwo mugambi waje kuburizwamo n'imirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma abenshi mu batutsi n'abandi bari muri stade Amahoro barokoka. Iyi iracyari Ingenzi TV. Mu bari bahahungiye bakarukurwa na FPR Inkotanyi harimo umuzungu w'umubirigi witwa François Verteri, wari impuguke consultant mu bijyanye n'imiyoborere, akorera isuzuma imishinga y'u Rwanda rwaterwagamo inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloyizi Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abaparakomando wabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica abatutsi n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa mu Kajagari. Uyu munsi kandi nibwo abatutsi bagera kuri 17 biganjemo abapadiri n'ababikira biciwe mu kigo cy'abayezuiti cya Centre Christus Remera. Mu bishwe harimo padiri w'umuyezuiti Chrysologue Mahame w'imyaka 67 wayoboraga iki kigo, akaba yari no mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro witwaga Association des Volontaires de la Paix AVP. Abo bose bishwe n'abasirikare ba leta barimo abarindaga Habyarimana n'abaparokomando b'Ikanombe bafatanyije n'interahamwe kurimbura abanyapolitike batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Mu mugambi wo kwikiza abanyapolitike batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana batari bashyigikiye umugambi wa jenoside, tariki 7 Mata 1994 ku ikubitiro hishwe Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare 10 b'abarigi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe umutekano we. Aba bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari babibuwe na Major Bernard Ntuyahaga wahamijwe icyo cyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira imyaka 20 y'igifungo muri 2007. Igihano ubu yarakirangije yoherezwa mu Rwanda akaba ariho atuye. Abandi bishwe ni Perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, ba Minisitiri Frederico Nzamurambaho wari na Perezida w'ishyaka PSD, Maître Felicien Ngango wari Vice Perezida wa PS n'umugore we Odeta ubona beshi, Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishyaka rya MDR na Randuwari Ndasigwa wo mu ishyaka rya PL, bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye ya mbere mu kwamagana icwa ry'abatutsi n'abanyapolitike b'abahutu batari bashyigikiye jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bitwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika jenoside. Hashingiwe ku mugambi wa jenoside wariho gutsemba abatutsi byakwiriye mu gihugu hose nyuma y'itangazo ry'urupfu rwa Perezida Habyarimana guhera tariki 6 Mata 1994 nijoro. Radio Rwanda na RTRM byacishagaho itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo mu izina rya Minisitiri w'Ingabo, ryemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana Juvenal, risaba abaturage kuguma mu rugo hagamijwe gushyiraho uburyo bwo kwica abatutsi bose hatagize uhunga. Muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane ku Kacyiru na Kimihurura, interahamwe zahise zishinga za bariyeri zitangira kwica abatutsi. Naho kandi ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, abatutsi baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe n'aba burugumesitiri n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze.
aho ubwicanyi bwahise butangira ni muri komine Giciye ku Gisenyi hiciwe abatutsi benshi barimo n'umugore wa Bwana Bazivamo Christophe wakoraga mu mushinga w'ubuhinzi muri ako gace. Muri komine Bicumbi muri Kigali, Burugumesitiri Juvenal Rugambarara yahise atangira gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi. Uyu Rugambarara yemereye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR ko we ubwe yishe abatutsi bagera ku 100 akaba yarahamwe n'icyo cyaha. Ku itariki 7 Mata 1994 kwica abatutsi byakomereje i Nyamata muri Bugesera na Sake muri prefectura ya Kibungo mu yahoze ari komine Runda muri Gitarama mu karere ka Kamonyi, naho ubwicanyi bwatangiye ku itariki 7 Mata 1994. Abatutsi baho biciwe mu duce twa Biharabuge kuri Nyabarungu ahitwa mu Ruramba, Kwisenga, ku Kiraro, kuri Ruriba, mu Gasharara, Kwidongo, kuri station Irunda, kuri bariyeri ya Bishenye, ndetse hari n'abajugunywe mu cyuzi cy'Abariza. Irunda hakomoka abakoze jenoside y'ibirangirire ari nabo batangije jenoside Irunda, barimo Kamana Claver wari rwiyemeza mirimo w'umwubatsi, Uwimana Pelagie wari umwarimu, na Ndayambaje Sigisbert wari burugumesitiri wa Runda. Kuri uyu munsi kandi mu yahoze ari komine Kayenzi naho muri Gitarama abatutsi biciwe ahitwa kuri Kucubika n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo, ubu ni mu karere ka Kamonyi. Muri komine Gisuma prefectura Cyangugu naho abajandarume batangiye kwica abatutsi kimwe no muri Nyaruguru ahitwa Iruramba. Muri komine Muko prefectura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe y'ubu abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa polisi ya komine afatanyije na burugumesitiri Kayihura Albert bishe abatutsi 6 bari bahungiye kuri paruwasi ya Mushubi, barimo umukozi wari ushinzwe imari ya komine Michel Gacenderi n'umuryango we. Mu mujyi wa Gisenyi, Colonel Anatole Nsengiyumva uyoboraga ikigo cya gisirikare mu karere ka Gisenyi yahise akoresha inama interahamwe impuzamigambi. Abasirikare n'abajandarume hafatwa icyemezo cyo gushyiraho bariyeri hose mu mujyi no kwica icyitwa umututsi cyose. Abishwe babasangaga mu ngo zabo, imodoka zitwara imirambo zikajya kubajugunya mu byobo byari byateguwe mu irimbi rya Gisenyi. Abicanyi bahimbye komine Rouge. Ubwicanyi bwahise butangira ku Nyundo bukomeza komisi yakurikiyeho. Abatutsi barenga 800 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika ya Nyundo baricwa harokoka mbarwa. Ubwo bwicanyi nabwo bwateguwe kandi buyoborwa na Colonel Anatole Nsengiyumva. Ku mugoroba w'itariki ya 7 Mata 1994 nanone abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu seminari ntoya ya Nyundo, naho abagera ku 150 bicirwa muri paruwasi Gatolika ya Busasamana muri diocese ya Nyundo. Kuri uwo munsi kandi ahitwa Kabasheja mu murenge wa Rugerero muri Gisenyi hiciwe abatutsi bari bakuwe n'interahamwe kuri komine Rubavu, naho abandi bicirwa muri centre Saint Pierre mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri mu cyahoze ari Rwandex ya Gisenyi, muri kiliziya ya paruwasi Stella Maris no kuri komine Rouge. Ubwicanyi bwakomeje muri Mutura na Rwerere, Imudende no mu Bigogwe, bicwa n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe cyaburwaga na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize. Itsemba abatutsi mu Ruhengeri ryatangijwe n'inama iyobowe na Nzerurera Joseph. Ku itariki 7 Mata 1994 habaye inama yo gutangiza jenoside ibera kwa Nzerurera Joseph wari umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu, yitabirwa na Colonel Ephraim Setako, Haririmana Emmanuel wari burugumesitiri wa komine Mukingo, Colonel Augustin Bizimungu, Kazimiri Bizimungu, Jean Baptiste Nyabusore, Isidrasi Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene niyo yita, Dominique Gatsimbanyi wari burugumesitiri wa komine Nkuri, Asier Ndisetse na Lazare Ndangiza. Interahamwe zagumye hanze zitegereje ikiva mu nama. Iyo nama yafashe icyemezo ko abatutsi bicwa bitarenze mu gitondo cyaho. Hemejwe kandi ko hatangwa imbunda hakanashyirwaho za bariyeri ahantu hatandukanye. Colonel Bizimungu yashinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Nyuma y'inama yatanze imbunda aziha abari bakonseye, nabo baziha abaturage n'abakuru b'interahamwe barimo burugumesitiri Kajerijeri na Baheza Isidarasi. Abatutsi bahungiye mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Izayi Busogo barishwe bose. Abapolisi n'interahamwe bajya kwica abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye kuri paruwasi ya Busogo.
Kuri iyo tariki ya 7 Mata 1994 mu masaa 9 abatutsi bose bari bamaze kwicwa, ku buryo iminsi yakurikiyeho interahamwe ziyise amahindure, no kuvuga umutwe w'abicanyi wo muri komine Mukingo bagiye kwica ahandi muri Ruhengeri. Ni muri urwo rwego zagiye kwica abatutsi bari bahungiye ku rukiko rw'ujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba, Nkuri na Nyakinama. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye mu Bugarama muri prefecture Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi, aho babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakabaruha mu migezi ya Rusizi, Ruhwa na Rubyiru. N'ubwicanyi bwari byobowe na Yusufu Munyakazina, diregiteri w'uruganda rwa Simerwa, Marcel Sebatware wahungiye mu gihugu cy'Ububiligi akaba yarabonye ubwene gihugu bwacyo. Hishwe kandi abatutsi igikunda mvura, no kuvuga Hinduka muri prefecture ya Cyangugu, mu karere ka Rusizi, muri centre ya Kivuruga mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Musasa ahari prefecture ya Kigali Ngari no mu nkengero zayo, Imuhundo mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Tare muri Kigali Ngari, ku biro bya Nemba no muri centre ya Gakenke. Kuri uyu munsi kandi hishwe abatutsi ikananira muri nk'ukuntu kuvuga nyine muri prefecture ya Cyangugu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadventiste rwa Hesha mu murenge wa Mukamira, bari bavanwe muri segiteri Nanga muri prefecture ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadventiste rwa Gisizi mu murenge wa Muringa mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, abari bahungiye mu kiliziya ya Rambura mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri prefecture ya Gisenyi, ndetse n'abari bahungiye kuri segiteri Byahi muri prefecture ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe ishyirwa mu bikorwa na leta, kubona guhera tariki 7 Mata 1994 mu gitondo abatutsi bicwa icyarimwe ahantu hatandukanye mu gihugu, kuva Kigali, Gikongoro, Cyangugu, Ruhengeri, Gisenyi n'ahandi, byerekana ku buryo budashidikanwaho ko ari umugambi wari warateguwe na leta. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kubungabunga ibimenyetso bya jenoside ni ngombwa, kuko ari uburyo bwo gushyigikira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda no gushyigikira no kurinda ibyo leta yagejeje ku Banyarwanda. Kwibutsa amateka ya jenoside ni ngombwa, kuko ari ngombwa kurwanya abahakana bakanayipfobya, hamwe n'abandi bose barwanya gahunda zo kubaka igihugu. Iyi ni Ingenzi TV.